contract dore ngiyi ngewe ndayifite ushaka kunayizuminga uri kumva ntacyo ndayibacishirizamo amaso ntacyo mfa kuba gusa niritse abantu uko nyifite uri kumva nta kintu cyo kwamamaza Nari birimo aho ngaho reka ibyandori byaje muri ya control ya kabiri twabasomeye ikibazo gifite umuntu wahuje Ndori na Jackson uwo muntu wundi nini simuzi uwo muntu wahuje Ndori na Jackson ni nawe muntu bifitemo inyungu ibi bintu kutumvikana rero kuko ku rundi ruhande amakuru nge namenye atizewe afite igihamya nuko uyu muntu ashaka kunaniza Rima kugira ngo ibanze ite agaciro Rima uyu ni umutego ukomeye irimo bakitaga cyaza ubwenge aragenda arabanza cyaza ubwenge ahagana mu majyepfo arahanza arahegeranye kuko mu majyepfo y'ubwongo iyo wize imibare cyane hari igihe hatandukana kandi niho yitsinagira niho yebura ngo mu bwongo harimo hari ushobora kugakubita hasi nyuma ukahita ugwa muri koma ntumenye ukuntu ibintu byagenze yarabanje arahagura buriya ngo hagukiye muri Aziya none hagaruka muri Kenya gushaka wa kuru disqual ngo bande bateranye DCTV Rwanda. Panax ni ikigo nzahurabuzima wakimenye twaturwara twa hato na hato turazimira ubu noneho Panax yatuzaniye produits zikomoka muri Aziya umugabane uzwi imiti ikozwe mu bimera by'umwimerere imwe yashyumuze mu mubiri kuko yuje ubuziranenge y'umwihariko b'igitsina gabo ibafitiye Panax G5 yongera ubushake mu kurangiza inshingano z'abashakanye hakaba na Serenoa kuba afite ikibazo cya prostate yajemo infection cyangwa se ibyimbye Panax kandi yagobotse abagore batagira amavangingo cyangwa ubushake bwo kurwubaka abagira imihango idakama cyangwa ihindagurika maze bazanira Nevras si ibyo gusa n'abafite ibibazo by'amavunane by'imitsi by'umugongo rubaga impande Panax bakorera massage ikagira reflexology detoxification machine ikura ibidakenewe mu mubiri ndetse na hydrotherapy Panax ikorera mu murenge wa Kimisagara ku ntaraga neza ku cyapa cya taxi werekeza i Nyamirambo abo mu bindi bihugu namwe Panax yarabazirikanye kuko ikorana n'ibigo bibagezaho produit mwifuza kandi mu buryo bwizewe hamagara kuri 07339 ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze mwitubona umusiki wundi mwese mukunda mukanakurikira ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni DCTV Rwanda yewe nitwa Romeo Janvier ndi kumwe na Clement man uri amahoro hari uko bimeze neza kabisa hari uko bimeze yari Friday ubundi cyo tukiga secondaire waga ari umunsi mwiza cyane cyane ariko tukiga iburinga kuko ho wagiraga n'umwanya wo kugira n'umwanya wo kuba wanatembera bitari cyane urugero iburinga hari fresh iburinga isawa cyane ariko ku gatanu nijoro twaryaga iki iburinga biri mu bigo bya happy Strong Friday byari bijumba kwa kabiri nibwo twaryaga ubugari n'ubunyobwa kwa kabiri no kwa gatandatu ninjoro noneho hari igihe yabaga ari umuceri aryara weekend ariko buri munsi twaryaga kawunga buri saa sita noneho ninjoro akari bwo bahindi kwa gatanu byari ubugari kwa gatanu byari n'ibishyimbo ahubwo kwa gatatu ikava umuceri ku cyumweru umuceri noneho kwa kabiri hari igihe batatekeraga isosi y'ubunyobwa bagateka isombe agasombe shakira ni ikigo kweri Waviriye yikize iyo bagira na kaminuza nari kuyihiga iyo hari ahantu haba na kaminuza rwose nari kujya kuhiga kabisa ariko wazasubira kureba ukuntu habaye kweri banza nta n'umuyobozi cyangwa umwarimu hasigaye tuziranye kweri na Jerimese na Jerime banza atakihari turi n'Imana Jerime ngo bamujyanye kuri ntuza kuri aseje ahubwo turi n'Imana nawe ngo yibereye niba ari hehe hari muri Kiste ariko muri Kiste banza ariho yigaga sinibuka ukuntu nigeze kumva amakuru ye watwigishaga computer science watwigishaga C
na C++. Stories ukuntu yabeshyaga. Yagiraga story nk'iz'abanyarigara ndakurahiye. Ibazaga ati irigara yawe ibarizwa mu kahe gace? Ari n'Imana yarabeshyaga. Ari mubi cyane nubwo mu bantu yabaga gukundisha kwiga amasomo akomeye. Nubwo mu bantu rwose bagiraga stories zitabaho. Nubwo mu bantu bagiraga story yana yari agaze kubana mu iskore yagiraga nyine ntiwahagaga n'isomo rye nubwo utabyumvaga. Asa igihembwe cya mbere mu wakane bayo kangahe? Hago zigiyembwe ngewe rero abantu bose bakura kwaguye. Umuntu ukunda kubivuga ni Fred ariko ngiye sinigeze mba uwanya kuko ngiye reka mubwire mu wakane nanjye ibyo nabihagararaho mu wakane ko nabaye wanyuma se bahaye abantu 40 na biroti hasigara uretse gato bahasigara none reka nanakubwize n'ukuri uziko ngiye ntigeze ngira mba n'uwa 40 none icyo gihe n'uwa mbere uretse kwenda yandi buringa bwo bigaga neza wasanga nk'uwa mbere afite nk'amanota nka 50 nangahe. Uwa mbere afite 50? Uwa mbere yabaga afite 50 na uwa mbere cyane cyangwa kubyitiranya kuvuga uwa nyuma kuko tukigera mu CZM pana na CZM katiriyemo tukigerayo ninde wabaye wa mbere harya? Ni Simone ahubwo Simone agafite 80 na reka na 80 nkukuri kare uzi ko wa mbere nari mfite 50 uretse gato 50 rose warandushije nagukurira nagukubye saho wowe wanyuma biriseri ariko ngiye kankubwire uretse gato ngo twaranyishuri bangahe twari 44 ngiye igihembwe cya mbere nabaye wa 40 mbanze nabikubwire neza uretse se nkubwire wiseka cya mbere nabaye wa 40 n'amanota 41 icya kabiri mba 28 icya gatatu mba 14 ndakeka nacyo kintu bureba cyatumye banampromotinga mu ba mbere kwaravuga ukuntu ngenda manuka ariko icya gatatu ubwo nabwo nagize n'amanota 60 kuko ya urambeshye ntago wambegeze agira 80 uzi ko twasanga keka yagize 80 wa kabiri akamurusha muri se ngiye ko kabiri yari Bosiko ari mu telefone nini Bosiko ejo ni naramubonye asiga acuruza computer mu mujyi cya Bosiko yari cyane kizo azi imibare ubwo abantu akaba Valence undi atamenya ubwenge undi niki cyamugora numva gatatu yarabaga Valence Valence sigara umupolisi afande Valence kandi koko twariganye sigara umupolisi rose njyamura na hano mu Giporoso no nanuze ariko ngo yabaye umupolisi nuza aho ndo ufite amatama manini bamwitaga ari cyandera hari zina twamuhimbaga ariko ntabwo nabigira narigize ibanga ariko ja stories iburinga ari yamwitaga Prince nanuza yabaye umupolisi na Mugisha umwe w'igikara nawe yabaye umupolisi Mugisha abona babaga bambe nanuza yagiye mu gisirikare ngo ari mu bajepe gadi twariganaga yigaga muri B twari muri B twebwe banze we ngo ari mu bajepe kandi nawe yari umuhanga nawe yari ababaga bambere bagiye mu ngabo babaga banyuma bagiye kuri YouTube bakere kana ubundi riko ntagerwa mu oya ariko ngiye mu gatandatu muri parodi ngiye nahise mbu wa mbere akabere oya twubundi twaraba mbere tunganya amanota turi babiri noneho ngewe alphabet yanjye iza kuba ikaze nkwereke birote yanjye sha wanyeretse mu wakane se ikaze nkwereke yo mu wakane nayo nanayikwereka nayo oya ariko ngiye ntabwo nigeze mbu wanyuma aya ntabwo nigeze nimwe muneranira mukangira wanyu ariko se ariko ubu birote yanjye nayikura ariko ndayishaka ariko ndayibona nkurikiranye na Esther umwe bitaga mushiki wanjye umwe bitaga mushiki wanjye hamwara nasaga Esther biramuraga koko urumva aya ntabwo nigeze mbu wanyuma ngiye nabaye wa 40 mu banyeshuri 44 nose bane urabishe ubu tuvuge ko bane bari barwaye se
rumva babaga bahari n'ukuri ariko hari igihe nigeze kuba uwa nyuma da mu wa kabiri primaire narawufunze ndabaherekeza ariko icyo gihe nabitewe no gukina amabiye cyane ibintu birakurikirana ariko namubaye igihembwe kimwe ndataha ndakubitwa koko noneho umunsi umwe viyaza no kunkubitira imbere y'abanyeshuri we igihembwe cyakurikiyeho nahise mbu wa 10 wow umva ukuntu kwiga biba sometimes biba biri nari umurari kuzamura deba ngo bana bo bajye bakubitwa ariko ku rundi ruhande ukumva nibyo yes kuko nk'icyo gihe ntakubitwa ndakubwiza ukuri simba ndahamenya kuko nimaze kwigira nabi rwose wikenera biye gusa ariko kirage sinari kubimenya ko ndi kwigira nabi ariko ngo nibwo mbitekereza nkavuga nkundi biriya bintu twari turimo nibi ase story ya filme wambaraga nijoro muri etide filme rero nari ntarajya kwisuzumisha amaso rero urumuri burangira ikibazo cy'urumuri cyane nta nubwo ndwara amaso ngo like ngo bimwe bya myopia niba ari nabiki ngo ibintu biri kure simbisome cyangwa ngo biri hafi simbisome gira amaso y'imihindagurikire y'ikirere ahindukana nayo rero hari igihe ninjoro yabaga yatukuye cyane noneho nkanga kwambara amarinete yijimye wabaga ureba se ntabwo nanjye nibaza abastari bambara ari amarinete nijoro baba babona cyangwa baraforesha arabariranya byari byo byose hano harimo inzira genda benshi nuko amahirwe baba bari kumwe n'ababonsi urumva umubonsi agenda hano yasizemo akanya ko hagati buriya sindi bukwitane n'intebe ndamugenda iruhande uzi gukubitana n'umusitari saa 8 z'ijoro yambaye filime ndakurahiye ibibazo birakwiye yewe akakanu ndakibazo rwo barasitari baba babona se nyewe bararebaga kerega nawe bambaraga filime ubureba ariko yasira ariko ntago zimeze nk'izaba star barabazo zasaga nizerurutsemo ukuntu nari nubwo zari nzambaye like kumutega cyagiye nani materaza no kuzitwara ndababara cyane rwose agakuza bakunda kuguhora se buringa karakaye agakosa naziraga cyane so ni nakaye icyambere cyo erega no kuhava buri buringa n'ubundi byose bikubiyemo kireka ubundi nagize amakosa ngeze mu wa 5 ngeze mu wa 5 ko habaga media club nkabijyamo cyane nkabari byo mu mwanya kabisa ari nge muntu usabira amabonoma abanyeshuri hari nge muntu wiruka mu by'imipira tukavuga tuti hamwe n'undi mupeti witwa Joshua nanamusuhuza Joshua Rugumire abantu ishuri ryaratunaniye twembi kabisa mu gatanu yarije n'abafana Arsenal cyane iyo habaga match Arsenal twameraga nk'abigaragambije mu kavuga tuti match turayireba byanga bya abanyeshuri ukuntu none abanyeshuri banakoshya buri ukajya n'ahatagerwa ati nimwe bacu natwo tukatageze haruguru kuri office twatandate tutetanda yero no yari umumama mwiza cyane sinibuka izina rye kwamutega tandate nubundi ni tandate si izina ry'akazi ngira yego niko twamwitaga nyine gutyo ntaje izina rye tukajyayo tukavuga tuti turavanga aho tuguriye abonoma kabisa shyiramo ikigo cyose tukazamuka n'amafiyeri speaker imiziki ari twe tumenya gahunda yazo tumenya ibitaramo bya nigeze gutumira ariko Mr. Hu yagiye Mr. Hu hano Nyamirambo bana ku note yanjye ya 2 kabisa 2 by'amanyarwanda 2 by'amanyarwanda nayo icyagiye na taxi voiture na taxi kaza na taxi voiture aho cyane ariko mu bantu bigaga ku ishuri biringa ninde muntu wavuyemo umustar Berry producer uyu ngo wakoze amagama deme na hari yitwa ngo cyane ari raise nabandi bahadi indirimbo sinzo kuntu ahita amadimo dimo bayita dimo y'abaraperi gusa ngamo dimo guma Berry niwe wakoze yandiri uriya mu producer namusuhuze cyane ni umwe mu bahanga pe cyo gihe no ku ishuri nabwo yari producer ariko rero mujama yakoreye n'amafaranga kizi uko kiragiye yacaga 1000 ndumva ari 10 audio gukora audio kabisa muri codingira mu icyo gihe bakoreshaga FL akakuri codinga munsi urabona ibitanda byo ku ishuri
uburyo biba bigerekeranye agafata ibiringiti nyine akazengurutsaho ku buryo sound itava ewana ramupeti kweli yari umuhanga kabisa nameze neza cyane rwose hari n'umukirisitu nano baracyakijijwe ya baba we yasizwe mbe ndabyo ntabwo wakora kare akazi icyo gihe yari umurokore rwose muri adoration raje purari muri raje pura imbere cyane aribo n'abacurangira piano undi ninde wawe mustari ay mosera ringa nta muste twabagiraga mu kigo wagerageje ni basta nawe sinzi ukuntu byaje kugenda basta undi ninde nta wundi kabisa ubwo rero nibyo impano zabo mwarazipfukiranye undi ni wowe zarapfukirana kindi cyama ubwo rero ibyo rero nibyo byatumaga ntiga ari umenye ibitaramo ari umenye bya media club kandi ngewe nabikoraga ndanishimye cyane nkumva rwose no kwiga ariko njya mu ruhango barambwiye ati Clement ajya kwespira urubyiruko muri aparude mu kigo ejo bundi nari najyanye na Mwiseneza Josiane nagize ngo nimero kijya kwiga kare kuko icyo gihe nibwo nari ndumva nari namaze kugera ku isibo cyangwa nari ntarajyayo yari ku isibo nari ndi ku isibo nibyo bati rwose nk'abantu rwose muri hariya mujya mugaragara mugenda mwinspire urubyiruko by the way mu ruhango bafite garuka ushime I think izaba mu kwezi kwa gatandatu ni ikigo cyiza cyane ejo ni nagiyeyo ewa rero umugabo mwarabonanye twarabonanye mukecuru turaniyunga mukecuru twarabonanye kabisa nanamusuhuza cyane n'umuntu umwe mu bantu bakurikira ibiganiro byanjye cyane nta nkuru nkura batazi ngo ariko sha ngo wowe dufite ameze ariko ntajya saza aracyari wa wundi kabisa kwakufitaga abasore jido ejo banembereje ikigo kabisa baravuguruye hasa neza mu kurya barya n'ibiryo noneho birimo n'imboga ati kandi icyo gihe nagiyeyo nyuma pana ubwo bwa mbere nagiyeyo bwa kabiri nyuma nari ngiye kureba umukecuru ncayo njyayo nanabatunguye kuko mvugana na master waho njyayo mbatunguye ndavuga neka nsuhuze master bafite n'umudirecteur mwiza cyane kabisa ucishije make utuje rwose urumva abantu barya ibiryo birimo imboga cyane rwose mu gihe twe badukubitaga nk'ibishyimbo birindwi n'amaminwa yuzuye idishi bagabanaga amashata tumuri iki ibishyimbo waradusere ndababwira ntariko ibyo navuze nibyo naciyemo nahubwo ngomba kumekinga shuwa ko mwabihinduye nkareba koko niba mwarisubiyeho koko nsanga bisubiyeho cyane ndetse banafite bigisha ibintu bya media bya multimedia bikini yego banafite nabo media club banavuga n'amakuru n'ibikoresho rwose n'amakamera n'iki navuze n'icyakoze bana baho bari smart natekereza kuri promotion yacu bya Jide nawo ku Nyarwanda byabaga byatorotse agiye gushaka iki undi ninde wo mu ruhango muri parody kuri promotion yacu mubazwe n'undi mu DJ witwa DJ Nudrot usigaye DJ ubungu kuri Flash TV nigeze kumubona abo bose babaga bibere mu mageto ubwo prefe yayitaga mageto urumva basigaye bafite abana bakeye bameze neza cyane isengesho cyari ryarindi gusenga biracyari bya bintu buriya mu ruhango ngiye nahajyana nk'umukobwa wanjye hari uriya mukecuru koganya namujyanayo nta mungenge rwose cyane babyeyi rero mujyana abantu banyu mu ruhango ibintu byarahindutse rwose kubabonye inkuru zanjye zatambutse nagezeyo nsanga rwose nta mpaka ntazo so ari ikigo gituranye n'indangaburezi bakita gutera bakita cyambara icyatsi n'umweru hasi numva ari icyatsi n'ataruburura amapana majipo hari ikigo gituranye ahubwo n'indangaburezi bavugaga ati umuntu wese wigayo ubundi wazaga kwiga ushatse yego nicyo nanjye ni kuvuga bakita gukira
we gusa bacunganaga niyo wishyuye minerivare ubundi ntibibarebe ibindi uzi muri publicité yabo hago harimo na piscine oya ariko n'umuhango kera muri akarudi bashyiraga mu rwusi ku banyeshuri banywa amata bakaza n'ishyo ry'inka ugiye kwiga ukurikiye publicité ndakubwiza ukuri wayatamo urumva babashyiramo za yorodani ukavuga ati pisine bagafotora igikoni kirimo amakaro kandi koko nibyo bagafotora smart tank za tanka nziza cyane akavuga ati dore ikigo koko kuhiga njye na musore twaravuze tuti kuko urumva twe tuvuye Buringa ahantu hameze neza twaryaga neza bya ibintu bya byose byari amahoro tugeze muri aparude dore twatinzwe no kumara udufaranga twatwoshya abashumwe cyambere wewe ubundi tujya kwikosa icyo kigo rero ndumva ntibuka izina ryacu murakibagirwa kandi higaga umucuti wanjye w'umukobwa agiye kumusura mpura n'abatipe bicaye muri korondoro urumva nacyo bacaga ku ndangaburezi ukarenga ikibingo ukajyamo hirya abantu bakizi baze kuza kutwibutsa ikigo umunsi nagiye baramaze gufunga abahungu 4 n'abakobwa 3 bafatiye muri gato harya nicyo cyo kwa mupfumu harya agira ikigora cyangwa yari afite utubari gusa nibuka ikikoko batwibutsa bacibuka kira kigo cyaranyemeje n'umuntu wigagamo twarangirizanyije aho ngaho ya ni inshuti zawe zo kwiga hariya ntabwo byaba ari igitangaza umva yewe arambonye uramho beze neza cyane bigora nani kuganira na Simbi Modo wo muri Kigali Babes muri Kigali Babes n'umwana w'iwacu oyase n'uwiwacu uribuka we n'uwo mu nkomero kwa wa mujama n'uwo mu nkomero ariko nkomero ifatanye na gitwe urumva kuvuga ngo dufate nk'urugero urumva nkomero yo iri muri Nyanza mu karere ka Nyanza gitwe ikaba mu karere ka Ruhango ariko kuva igitwe ujya mu nkomero donc suni nko kuva nkaha ukajya hisa nko kuva nka Rubirizi ukajya mu Giporoso ariko sugo aho si hafira cyangwa fatira urugero kuri Nyamata na Noza na Kicukiro exactly ni nka Nyamata na Kicukiro aya Nyamata na Kicukiro nanone ni kure kuko ni nk'iminota nk'icumi n'amaguru ryo kwagenda ugera igitwe tubiri kuva nkomero ni hafi cyane Isimbi nuwa hariya hantu cyane rwose none ubu twari turi kwibukiranya n'utuntu tw'igitwe ari kumbwira ibintu by'ibibenyi hano bajyaga kurya ibibenyi sura biza ibibenyi ndubwo navuga bagiye nizo navuga amandazi oya biba bikoze mu inuza ifu imyumbati n'amamesa ndakizi ikibenyi kirimo amamesa ndakizi rwose ko bikorwa sura byose rero bikorwa mu ntuzo uretse inyanya gusa ibindi byose agasenda hari ukuntu ngo bajyaga hari ukuntu barutwumbati bajyaga bagira duto ya bage se wayikuyeho ra ko nubundi mbona bajyaga bakagutya kugira ngo bakorwe imbenyi kugira ngo yegame neza imbenyi ntabwo uri kuryumva se uri kwibonera bage gusa bage ya kamera hari igihe ikiganiro kitarangira urumva ukuntu babikoraga rero babikoreshaga inuza inyanya gusa noneho rero bavugaga ngo ni iby'abakobwa n'abagore gusa ngo nta muhungu birya we ubuhungu bwawe urabwigarama wahiye nk'inteja za kera twebwe twahiraga inteja tukayakuzigura inteja inka iyo zaziryaga nyinshi ngo zarakamwaga cyane tukayakuzigurisha wahiye nk'inteja zawe wagurishije nka senkani yawe ukajya kurya ibibenyi narozwe nk'abajama urumva n'ubundi nari nkiri umwana ariko nkagira isoni nyine tukajya tukitsimba tukajugunya nk'igice tukitsimba nk'ahantu mu rutoki tukamujugunyira igiceri akabizinga neza mu gishara nawe akabanagira akakuzanira ubundi ukaguruka ukajya kurira nko mu ishyamba kubera kuticara mu bakobwa ukuntu babikorwa bafata isosi y'inyanya isanzwe ukayiteka
nibwo nyine bashyizemo n'ibitunguru n'ibiki ugashyiramo n'agasenda ane ugashyiramo amazi noneho kugira ngo ifate ukongeramo ifu yego ukavanga paka ihiye yashya rero ubwo habonetse isosi tuvuga urugero nk'isambusa kuno bakaranga inyama yego bakabona gukora impapuro nyine biriya bita impapuro nyuma none impapuro zo bafataga impapuro z'ibibenyo ubwo bafataga ifu isanzwe yego bakayishyira mu mazi mabisi gacukura kobo bagafunyanga mpaka inoze barangiza noneho bagakata nk'akantu kameze nka gutya nyine bagashyiramo nk'ibiyiko bibiri by'isosi bagashyira mu mamesa n'ikibenyo ndakize n'utundi twitwaga korokete korokete ntabwo yize dutoya babumbaga nawe ntabwo yize dutoya babumbaga natwo bakadutekesha amamesa batwitaga ntuza ko jomba naka hari abo batwitaga jomba naka urumva twukuntu badukoraga rero nubwo ari mu myumbati hose bitandukanye imikorere yatwo iyo bafataga rape ariko rape mu cyaro ntazabagaho ukuntu twagenzaga twafataga idebe rya usa tukarica noneho tugatobagura n'imisumari hakaboneka rape urumva none abasirimu bafataga iryo debe rya usa baciye neza bakarirambura bakahita batereramo imisumari iriho uduti izengurutse nyine kugira ngo ritaza kubakata rikahita rimera nka rape neza noneho ugafata imyumbati mibisi ukarapa noneho ukayishyira ahantu ikavamo amazi ukayikamura warangiza ukayivangavanga n'urusenda bikiri fresh undi kibisi kabisa ukagenda ubumba rero bitewe n'utwo ushaka guteka igitamisi cyangwa imiribwa imyumbati noze igitamisi ntiribwa oya ahubwo itaribwa kera batubwiraga imyumbati ngo yitwa rushyirwa inkuba ngaho niyo yavagamo ubugari ngiyo wayiryaga ntubona amata irakwica nanjye yaranyishe nigeze noneho hari igihe twabiryaga rero tubishaka kugira bahite baduha amata ahubwo nge bamaye inkoni yamaye ivu ndabigarura isharira byataye ariko noneho bamara kuyinika bagiye hari n'abantu batazi uburyo cy'ubugari bwo mu cyaro bukorwa bazi nkunda imivundekere bazi kinazi turahari abana bazi babona ifunze gusa kuva ko ubugari uva muri alimentation batarya ikivunde batarya umuvunde gufata umwumbati wagize winitse nk'iminsi nk'ingahe bakinura abantu ukawotsa ugitose cyoro none ubwo ibyo nibyo kotsa none iyo bitari byo kotsa barayanikaga ku kidasese sinakibabwira kitubwiye nk'iminsi ingahe hanyuma noneho bakayikoramo icyo bita ibibaru ibibaru ni ukuyimenagura bya bimene nyine bagasekura gushaka ngo none ubwo ari bwo mu isekuru ukuntu buryoha gute ahubwo ngo biratandukana buriya ubwo mu isekuru no mu cyuma ngo biba ntabwo buryoha kimwe ubwo mu isekuru bameze nk'uburi mu duherehere ukuntu bajya kumera nka kawunga ukuntu nayo itanoze neza ukaryoha bute ntibabunozaga aho waburiye barabunoza ahubwo bakanashyira no mu kayunguruzo kagasa neza ku buryo buba bukeye ntabwo rero haba hari ariko mu kanwa uba wumva bufasha ingokere gufata rega biterwa n'ubwoko bw'imyumbati bigaterwa najyaga nsubona nirya ku ruyenzi mu cyaro nkabibona nkiri umwana nagiye muri vakansi nagiye muri vakansi kwa muyomba wo mu cyaro ku ruyenzi ariko sha ubundi ngafata experience ariko sha baranezerewe koko baranezerewe niba ari ibyo nabayeho neza noneho yo hari n'igihe bayarikaga kwarika cyangwa se gusonga ubugari ntabwo bavuga guteka ubugari no gusonga cyangwa se kubuvuga nabyo ndabizi kuvuga ubugari ndabizi bya bintu haturutse cya gitutsi ngo kavuga idahiye buriya ni ifu baba bavuga kavuga idahiye urumva mugani uzi gutukana uzi gutukana wa mugani gutukana byaranyihishe nako kantu gafite ibisobanuro ariko kera turagira twaratukanaga byo byabaga byemewe ariko
bikora juste for fun taruvuga ngo ni ibintu ugiye gukora ngo washyizeho umutima byegereje umutima wapi Simbi Modo nawe muzajyana no Simbi Modo namwongeye muri rwa rutonde asi ikibazo kavuka muri Nyanza mu nkomero ubwo rero ubwo turi kuganira ngira ngo mwabonye uko yatanze ikiganiro avuga ubuzima yabayemo cyaciye kwa Gerard Kiza cyane kabisa umwe mu bakobwa batajya bashima bahisha ubuzima bwe yakoresheje umukasa ahubwo nyonga regari yabakire ariko nkanje buriya nakuze turi abakire ngiye buriya nta nubwo nzi umukasi rero cyekane barawunyogoshesheje ntaramenya ubwenge ntabwo na nyonga nyizi kabisa papa yagukubitaga urwembe ahubwo ni icupa niba narwo rwarabonekaga noneho mu cyaro habaga hari nk'umuturage uzi kogoshesha urwembe pe ku buryo bafite nk'abantu nka 5 bayicaye hariya uza bakoza mu mutwe n'amazi bashyiramo isabune hata nk'uhata ikirayi tambuka utahe undi gutyo taha nakundaga urwembe n'ukuri kuko imakasi yarakuryaga gakazamo imihanda imakasi yazagamo imihanda ariko urwembe ku ishuri hari igihe waga wateretse umusatsi hano akagucamo umuhanda kweri ariko usundi imisatsi n'ubwenge bihurira umusatsi impamvu abantu biyogosheshaga kera abana bakira bagiraga umwanda noneho yajya nko gukina umwanda ukajya muri ya misatsi imeze nk'amasaka nawe mba nkukemango umusatsi wabanze wameze mfite irende none se ko mfite irende ntose nzataye ku musatsi se ubibone ariko usu nta ariko yakwambariye nabyo bizogosha afite umusatsi wewe ukaraga mu rukawe ariko yo ngira irende cyane rwose ahubwo nuko umusatsi ngewe urandya none se ngi wazashyiraho direde none ukabona ntago umutwaje direde nge nzafunge shinyo ntago umutwafungika shinyo nge reka nzazinge direde ubibone ntago byabaho kwera utamenyereye nazo umusatsi si ukurya nyurwo nzafunga umutwe aho kwita style nyine none ngiye nabashiki bacu aba yambaye agashumi hano nakanda imvura iri kugwa bana ari mu mahindu kavuga tuko shaka bara tipe bafite umubiri ukomeye nge ni saa 11 iyo nta kubote mba numva nasuherewe iterwa n'abasirikare ubugabana n'utundi banza ari nkera gutabara cyangwa ari dasugo nguvuko cyaba kabadaherutse umwitozo ngo kabadaherutse kose nta kose baherutse uri kwigeranya n'abana bahora mu kazi ariko mana ubonye ikiganiro cya Bahavu yatoboye aravuga ariko ngira ngo ibyo yavuga abajama bazashyira batugarukire ngira ngo abakurikiranye inkuru zacu twagiye dukora umunsi ku wundi byose babyumvisemo cyane uribuka dutangira operation yacu tuvuga ibya wera ari se twatwisha amazina nyuma tukaza tukabyerura tuti nibamenye kugeza ubwo nawe yabyivugiye atubundi nibamenye wagombaga guhabwa imodoka cyane nyibwiriye imodoka si yawe yego uri kumva ariko ibi bintu cyazo ngize indi ngaruka byagira ari umwe ntashaka kongera kuvugaho izina rye ariko nawe ibi bintu reka dore ko akantu kere mu gitekerezaho gutyo Abanya-Nigeria muri Rwanda International Movie Award bari bamaze iki bari baje guhabwa award bimakamara iki abaroko kwari zashyizwemo zitanagambiriwe ntacyo bibamarira bifite uwo bikimariye uziko bavuye abajwe no kuba nta n'ifoto nimwe bigize afata n'umuntu mpuzamahanga bifite uwo bifite icyo bimariye ntago bimariye nta nubwo baje mu nyungu za sinema icyo kintu mujye mukivuga kuko bahise bashyirirwaho n'ibihembo byabo bibagenewe iyo bazata bavuga ati mu Rwanda twahakuye award uri kumva none se ntibabona ukuntu babapfukamira yego none se nyine babi bafitemo inyungu bagombaga guca bugufi nuko abantu n'undi wese banga kumva kuri bakanga kugira bate bavu yanshimishije cya kiganiro yakoze mbere y'ibindi byose
ariko noneho yenda n'insozi kigaruzo kukambazaho mugira inama nk'igitekerezo niba rubajama ari ukunanizanya bananizanya naje kugira amahirwe mu bucukumbuzi bwanjye ngo kuri contract abakinnyi bose basinye imwe wasava tubwe ngo basinye noneho wibaze ko muri contract nta kintu cyo kwamamaza kirimo aya ese muri kubona abahava arimo yagihari akavuga ati ngiye simbishaka ukagira ngo ni ibintu yasinya akavuga ari kunanizanya naje ntibibaho uvuga ari kunanizanya kuko urumva hari n'izindi ntuzageze kwemera ati basi ndamamaza umuntu wemeye kwamamaza ati ntisimburandinga imodoka uba wumva ko nyine hari icyazi ku masezerano kwenda ashaka kugira ibyo wagoreka ku ruhande nabretse contract dore ngiyi ngewe ndayifite ushaka kunayizuminga uri kumva ntacyo ndayibacishirizamo amaso ntacyo mfa kuba gusa niritse ahantu uko nyifite uri kumva nta kintu cyo kwamamaza nori birimo aho ngaho reka ibyandori byaje muri ya control ya kabiri twabasomeye yego uri kumva ibi bintu aba bantu bashaka kuzana ubwenge bwinshi ku bantu ibi turi muri 2023 guys mujye munashyiramo n'intuza mugabanye ni contract ya Rwanda International Movie Award ariko ni yishusho art organization uri kumva yego ndahera he itangira ivuga iti ariko tubanza tujya mu kiganiro cyangwa mbanze nsome contract dore kuri contract turayihusha n'ikiganiro okay wa mugani tuyihuze n'ibiganiro twamenye n'ibiri muri contract iri mu cyongereza ariko ndagenda ngenekereza mu kinyarwanda ururimi rwacu nta n'icyo nzi ati iyi form uri kubyumva yuzuzwa n'uwitabiriye cyangwa se ugomba kwitabira irushanwa rya Rwanda Movie International ya Rwanda International Movie Award uri kubyumva iyi fomu kandi yemeza ko uwitabiriye Rwanda Movie Award yemeranyijwe cyangwa se yemeye kuba part of Lima kuba umwe mu bagize Rwanda International Movie Award yego uri kubyumva ndetse akaba ari umwe mu bagize ishusho art organization ibi kandi akaba agomba kwemeza ko hagomba gukoreshwa amafoto yabo uri kubyumva yego performance ubwo ni kwa kuri bagendaga biyerekana cyangwa se ibiki yego ko babajyana performance zo mu ruhame harimo muri izo performance harimo publicité bashoboraga gukora cyangwa se bakaba bakora nka filime ariko biri muri icyo gikorwa n'ubundi yes biri related n'igikorwa nyine cyangwa se bakaba bakwandikwa kuri website yabo nta kindi kibazo kibayemo yego birasobanutse ikindi kuri Lima bemerewe kuba basohora cyese bashyira hanze buri gice cyacyo cyose kigize ibyo tuvuze haruguru ubwo birimo ama video amafoto n'ibiki yego ndetse ko Lima ibifitiye uburenganzira ifite ko yawuninze all copyright yego yaba ku mafoto filime inyandiko yanditswe kuri website ndetse n'uburyo ki ya producinzwemo yakozwemo yego urumva hakurikiyeho igika cya kabiri ni background yarima bavugamo ko ari ya ishusho art organization yatangiye ama event mu mwaka wa 2012 urumva aho yari ifite intego nubwo biracyaza ifite izo ntego zo gushyira cinema ku gasongero urumva muri showbiz yo mu Rwanda ndetse ikajya ihemba aba filmmakers abakora umwuga wa cinema muri kategori nyinshi zigiye zitandukanye kandi mu bice byinshi bigiye bitandukanye by'isi n'ibyo bintu byose byajeho ariko reka tumanuke ahareba abangaba ati this event iki gikorwa
urumva gihuza abakinnyi ba sinema n'abaturage benshi ubyumva baturutse mu bice bigiye bitandukanye ubwo ni kwa kundi bagendaga yenda bakora nk'ama road show bahuza abakinnyi ba sinema n'abaturage nyine urumva ndetse no muri abo bakinnyi ba sinema hakaba harimo n'abari mpuzamahanga ibyenda ubwo ni abanyanigeria twavugaga yego ati muri iki gikorwa tuzagira activity nyinshi zigiye zitandukanye cyangwa se tuzajyamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye byo guhura n'abaturage bari mu bice byinshi bitandukanye byo mu Rwanda. The first winner cyangwa se uzatsinda cyangwa uzaba uwa mbere will be awarded azahabwa igihembo will be awarded a car Kia K5 2012 azahabwa igihembo cy'imodoka ya Kia K5 2012 as the best winner of Lima edition ya 8. Uri kubyumva? Yego. Sasa rero nta gushidikanya nta gukekeranya ndetse nta no kwinginga uri kubyumva? Uwasinye iyi kontra yego agomba kuba yemeye ibi bikurikira. Icyambere to be a part of Rwanda International Movie Award edition ya 8 nk'umwe mu bantu bari muri kategori ya People Choice ati kuba yemera ko ari umwe mu bantu bagize Rwanda International Movie Award ku nshuro ya 8 nk'umwe mu bari guhatanira igihembo cya People's Choice yego. Icya kabiri permission to interview, film, photography or making a video production of me and all record my voice ko ashobora kuba yafatwa interview urumva yakoreshwa interview cyangwa se agakoreshwa film agakinishwa filime cyangwa se agafotorwa cyangwa se akaba yakwifata video uriko ya video bifashe bajya gusura imodoka n'iki cyangwa se akaba yakoresha voice note uri kubyumva kandi bikaba ari bifite bigengwa na rima na n'ishusho yego babifiteho nyine full copyright yego cyangwa se all copyright ari yabo. Icya gatatu kuba uburenganzira bwose kuba buri video yasohokeye muri iyo gahunda yabo nyine yarima yasinyiye ya masezerano yego yemewe ko yakoreshwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye kuri televiziyo cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye yego yaba ku mbuga nkoranyambaga zarima cyangwa se n'abandi bantu runaka babikoresha urumva hari nk'ukuntu ushobora gukoresha nk'ifoto y'abahavu n'urugero kuko ari turi kuvuga yego yafotowe na rima akahita avuga ati ntiwemerewe gukoresha cyangwa se nka video ye yego ati yenda akaba hari nka televiziyo yenda batajya imbizi na DCTV Rwanda twe tukaza hano tukaploadinga nka video ye yagiye Rwamagana akahita avuga ati no ntago DCTV Rwanda mwemere kwa uploadinga urumva n'ikibazo tufitanye twembi ariko ngiye nabikoze mu nyungu zarimo no kuvuga ngo wasinye yemerewe ko amashusho azafatwa cyangwa se ibikorwa byose azakora byemerewe no gukoreshwa hande hantu yego ni izo condition eshatu zonyine ku modoka ku modoka uretse kubamenyesha ko uzatsinda azahabwa imodoka ya Kia K5 ese K5 kuba ikuyeho bakavuga ngo ni Kia yo mu ibara ry'umukara mu masezerano ya Ndori imodoka ubundi bwo ntiyahinduwe oya se yego kwa rero rya masezerano ya Ndori ibara ry'umukara harimo imodoka ya Kia y'ibara ry'umukara inywe essence hano rero ni Kia K5 nyinshi nzi ni hybrid ati akajambo kanyuma niba ugiye gusinya hano munsi banza wemere ko wasomye aya magambo neza cyangwa se ibyo izi ngingo zose neza ndetse ko unemera ukanumva terms and condition amategeko n'amabwiriza uri kubyumva ati kandi ukaba ubyemeye nkawe
n'abagize umuryango Abazungura se? n'abazungura oya se niyo yarimo abazungura ndakurahiye uri kubyumva yego nako kajambo kanyuma hagati haza amazina adresse na signatire n'itariki nta kintu cyo kwamamaza Ndori kiri muri iyi kontra abakinnyi basinye mu buryo bworoshye noneho icyabayeho niki kumugani iriya modoka ntayihari cyangwa se kabihari mu buryo bwo kunanizanya icyo nakubwiraga ngiye nabwira abahava buriya kunanizanya ntawe utabikora buriya ndiwe nk'inama namugira yego yemeye akayifata akavuga ati nzajya njya mu bikorwa bya Ndori n'ibiki yego nta buryo bigeze ba providinga muri ya contract bwo kugera aho ibyabereye yareza akavuga ati umunsi ndashaka lisanse ndashaka kujyana na jet privé niba ari ukuva i Kigali tujye Musanze nawe rero ndakubwiye none se si uko muri nuza muri kontara ya Ndori harimo ko nta kintu azababaza muri aya mayiveta azaba agiye nta kintu azababaza se azaba agiye mu kazi kabo none se reka mbanze niba nta bamwishyura imodoka no si imodoka ijyamo amazi ni ukuvuga ngo nkishyiramo esanse nkaza kubaza mu bikorwa byazo kazajya bayoza ya baba kazajya bayoza hari n'ikindi noneho ngewe nakora none se ubundi reka mbanze nkubaza si branding mfashe imodoka rwose nkayibrandinga nashaka kuvuga n'amapine shyiraho yego yarangiza nagera mu rugo nkayitobora akavuga ko nabuze amafaranga yo kwihomesha yego wagenza ute ndagenda ndatega moto nyine ubwo cyangwa se ndagenda ndatira umuturanyi kandi bako barakwemera igaraje se ririmo ririmo harimo igaraje n'ikinamba nyuma byaje kuvamo sekure muri kontra harimo igaraje mwe twasomye cyangwa ego igaraje ko bavuze na silence ko nta nirimo silence yo nta yirimo igaraje ririmo ntumva igaraje ririmo igaraje wanayise kuza igikuta cyaza guhimana ari uguhimana na guhima bugacya mu gitondo ugasanga iteye kwije ki nta kintu ririmo ntabajura bene ngango bakoze ukariko mukayishyira munsi y'igitanda nkana badishyize munsi y'igitanda uri kumva byarangira nta essence mfite ndashyiramo amazi se ko nta mafaranga mwama nta mafaranga mfite ariko nanizanya ko ninde utananizanya cyangwa aje ndukajya no kumanuka gati bayibye bayibye ezeke krauro umusazi man ndakubwiza ukuri akira umufuka nuko atari nkanjye koko nakunaniza wowe ukizonga ukambwiye ati mvuyemo none se hatugeze uracyashye imbuga nkoranyambaga nkayita nkerinda account nkayita izina ryanjye nkavuga ntindi bayibye cyangwa yibagiye password hacking cyangwa nta na password uzi aho ati kuva nabaho sinda nakoresha na Instagram ariko reka nkere yo nzajya mbamamaza ati buriya ntago yari yanjye nkajya noneho nkayita oya n'umuzungura arimo nta kibazo oya ntacyo avuga niriya ntago ari kuko abastar benshi ubundi nta nubwo ari bimenyera imbuga nkoranyambaga zabo avuga ni ntabyo nzi rwose bya Instagram ariko ntacyo ndafungura indi hemba postinga kwifita followers 5 sibyo kuhimana ikindi brand niba ntabatategetse aho bari buyishyire uzana nayishyira brand logo yabo ona hari tumodoka dukuze kwa dufite ka kaboro bakibuni bakita ngo faka inyuma kuri kugipankarite cy'inyuma kareba inyuma gutya naza nkabariho nomeka hakawutokora kare kagangana nkaka ka DCTV Rwanda nkabariho nkashyira ntisingiriya brand yanyu se nabasha kunanizanya nawe nakuzonga kandi nkakora ibintu byose bikurikije amategeko sinzi kabisa none subu ikibazo gifite Ndori gifite Jackson warambwe ngo ikibazo gifite umuntu wahuje Ndori na Jackson uwo muntu wundi nini simuzi uwo muntu wahuje Ndori na Jackson ni nawe muntu bifitemo inyungu ibi bintu kutumvikana rero kuko ku rundi ruhande amakuru nge namenye atizewe
ntafite gihamya nuko uyu muntu ashaka kunaniza rima kugira ngo ibanze ite agaciro rima uyu ni umutego ukomeye irimo kandi no kuyikuramo bishobora kuyigura kuko niba byatangiye kujya hanze urumva rero ukuntu ibintu bimeze iri mu kamashu gutya k'umuntu wiyicariye maze yamara kuyitega we nimara kuyitega n'ubu bari kuyivuga ubu turi kuyitaka oya icya kabiri ubu su ninde muntu uzemera kubijya mu mwaka utaha ntawe oya barahari kwemeza ngo ntawe hari n'ababuze imfunguzo kubera igikombe kumbwira ngo ntabo gute ahubwo vuga ngo ubu ngubu iri guta credibility kuko ibisibi turi kuyirata sibyo rero niyo mpamvu aha hantu Jackson agomba kuhitwaramo kigabo yakagombye no guspendinga ku mafaranga ye kugira ngo ibi bintu bikemuke kuko ni uri kubihomberamo baranga shiratu ngo 250 kuko ngo umuntu wabahuje yiyicariye mu ntebe z'amadiva ari gutura imibe ababona rwose barimo barakora biriya rwose batabirimo mugwa nzamuka urumva kugwa kwa rima no kuzamura kandi gashinga babanze bayisebye bayigire bate bayikure mu nzira aka nagate ashabajama ndabuye nimbi baricara bakiga ama projet yo gusenya umuntu bagura yirimburana n'imizi umuntu ko yari umuhanga kandi ari sibindeba yegamye ari wanamumenya fe ari support yo kubahuza n'umuterankunga wanabimenya none amaherezo yabahavu kwezi kurashize bahavu azahabwa imodoka ye kuko yabitsindiye ku mugaragaro kontra zirahari kandi none urekana nakubwize n'ukuri iyi modoka zanahabwa n'ubwo bishobora no kuranya nta n'ikintu akoreye na ndore bose bo babihombeyemo n'izo promotion byanze ute kuki izi kontra hano zose zirahari yego icya kabiri ribu noneho ibirimo cyane ribu ntizaza ngo ivuge ngo uri Jackson ngo n'ubutatura gukeneye ngo ngutegure ngo reka twe kuguteza ibibazo never never ikindi cya gatatu harimo umuntu Jackson yibwiye ko bari kumwe yamuteye w'inyuma bigeze muri ibi bibazo bana kuvuga ati nibye imodoka ntabyo nzi iryo shunga ntago ndize ndamuzi ngewe umuntu muri kumva ati ibyo muri kuvuga ni ibiki ko ngewe nari nshinzwe external abinjira n'aba buriya muri minafete buriya tubona minisitiri tukabona n'umunyamabanga buriya minafete igira abanyamabanga ba leta benshi buriya minafete igira umunyamabanga wa leta ushinzwe Afrika y'Iburasirazuba niwe nshuti manasi ubu ngubu ndakeka ikagira umunyamabanga ushinzwe uburayi na leta zunze ubumwe z'uburayi hagira ibihugu byunze ubumwe by'uburayi European Union bayita ngo ni ibintu nk'ibyo hakaba umushinzwe Afrika na Aziya hakaba umushinzwe Amerika ubwo nyine basinzi ko barimo ariko ndikukumvisha ko habamo abandi bantu bafite ukundi kuntu bayobora ariko bose bagahurira muri minafete muri rima rero hari warushinzwe ibihugu by'amahanga yego za Bangladesh ngira ngo mwabonye abashinwa bitabiriye bakanahabwa award n'abahinde mwababonyemo uri kumva uriya rero ngo niwe warushinzwe iyo wambutse amazi magari ujya mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'epfiriya yego ngo nibyara ati muranza nayo by'imodoka kandi ngo mu gutegura bari mbirimbiri no muri road show no muri road show rwose uri kumva aho Jackson rero ahura n'ikindi kibazo niyo mpamvu kwizera abana b'abantu uwe ubundi nibyo nakubwiye target yiwe yigeze ko ari kwihera abashinwa award niba arashinwa n'abayapani sinibuka kugira ngo uri kumva iPhone neza kugira ngo ba ruganda reproducing sima reproducing rero dukoroni bagira kamera buriya abashinwa ni nabo bakora kamera bagira amakamera badushakire n'isoko yo
twaguke dukorere mu bihugu mpuzamahanga Ubushinwa kandi uyu umaze kujya mu Bushinwa hari n'ukuntu ugira gutyo ugahita ubona ka scholarship mfasha ukiga mu Bushinwa mfasha ukiga iyo utsinze baguha ku $2 ukawaza ukubaka yenda nk'inzu nko mu Bugesera kwakira ibibanza ya miliyoni nka 800 wenda kuko mu Bushinwa haba amafaranga ariko ngaravuna ngo bigusaba kubanza ukanibagisha ukagira ibyo uhindura ku mubiri wawe kugira ngo kaminuza zo mu Bushinwa ngo buriya ntago bakunda abantu bameze ukundi ngiyo wibagishije biraborohera kuba bagwa certificate ubwo ni muri PhD ni so bira graduate inze yani PhD ndakurahiye ko ya graduate inzera ikirenga barigisha Bushinwa barigisha education level biri hejuru ahantu bahuriye nabo mu biyaga bigari na za Makerere hirya na za Mount Kenya ishkwita wigaga mu Lagos ishkwida wigaga mu Bushinwa ariko bose siko bibahira bari ugerayo imibare ikagukubita ugasibira ariko nawe ngo numvise ngo imibare yamugoyemo hari imibare yamugoyemo ngajya urabona ko akuni kera bashakaga umwarimu wa cours d'histoire yagiye gushaka umwarimu wa cours d'histoire muri Kenya ngo hari umuganga mu bitaro runaka bikomeye nguzi imibare cyane ngaragenda rwose arabanza aramwigisha arabanza amutyaza ubwenge ibyo bityaza ubwenge undi kuri Sarusi habaga ikiganiro cyitwa Sarusi Quiz cyakorwaga na Ineza Nice Fabrice wowe ntubazi nago muzo bakitaga tyaza ubwenge aragenda arabanza tyaza ubwenge ahagana mu majyepfo arahanza arahegeranye kuko mu majyepfo y'ubwonko ngo iyo wize imibare cyane hari igihe hatandukana kandi niho yitsinagira niho yebura mu bwonko harimo hari ushobora kugakubita hasi nyuma ukahita ugwa muri koma ntumenye ukuntu ibintu byagenze yarabanje arahagura buriya ngo hagukiye muri Aziya none hagaruka muri Kenya gushaka umwarimu wa cours d'histoire ngo banze bateranye buriya mu majyepfo y'ubwonko buriya hakoze cyane ngo n'ahantu hagora cyane kuhakoresha igikoresho kitabugenewe kandi hari n'igihe bashobora kuba bafite imibare ikomeye ukajya gushaka za cosine na sine n'iki ku buryo kijya gushaka agaciro ka x wabanje gushyuha mu mutwe iyo ushyushye rero ukeneye calculatrice yego uzi ko ari mpamvu kunywa ibyo ari bibi ko bigera mu mutwe nawe ngo imibare yamuguye nabi ngaza ngo muri Kenya kwivuzayo uri kumva ngo baranza musubiza ku murongo taramubwiye ati ariko ntuzanagaruke buriya nta kintu wongereyeho ahagana muri taye z'ubwonko yego kugira ngo ubwonko bwaguke neza nyine uburyo bashaka kwiga ka physique bagashyiramo physique ukaba wayihuza n'imibare ukaba wanayihuza na chimie na chimie bya bisomo bikomeye buranga amasomo akomeye ubu ngubu rwose asigaye anywa nk'unywa amazi bwaragutse bwaragutse mbega ndago nta muntu wo mu biyaga bigari buriya ngo wamwigisha imibare ngo ifate happy boss agenda akosora avive ni ukuriye abarimu bo mu biyaga bigari mu mibare okay reka ndabara ngo n'abana bo mu biyaga bigari Olivier niwe uvuze ngo ajya abona abandi banyeshuri aho ndi ni hatari nuko rero ubwo rero amashuri yo muri bihugu byo muri Aziya yaravuna ako ni bajye kwigira Dubai ko ejo nari kureba live ya DJ Cyusa na nundi mukobwa ntibuka ari kumwe na Dumba ebana bibereye rwose mu bintu bari kuvuga ibyo amasomo amwe namwe Dubai yahendutse bo biga ibisosi atari ko ngo bagira umunwa cyane baraboroka bya history
banga bagira umunwa ngo ushobora kwigira imibare hano ukabisanga ushobora kwigira imibare Dubai ukayisanga mu Gatsata bazi byahabereye kabaga ati agiye kudukirana urabona ku musozi kera higaga abana bake yego iyo umwana wo kwa Clement wendeke tuwe kwa Clement yarangizaga kaminuza bebe n'ubibwira mvura yabaga bise ati kwa kanaka rwose baranje ataradukiranye ngubwo rero Dubai ngo bagira amagabo menshi ku buryo ushobora kujya kwigirayo ukasanga bani muri quartier babasenyeye bati atazadukirana muzahere oya ariko ngamasomo ya haroro haburiye Dubai si nkayo mu bihugu by'amarengerazuba bw'amajyepfo ko babwagutse hariho bisaba ko ubwenge buba bwagutse kabisa ku buryo imibare yinjiramo neza kabisa ijya bashyiramo ijya kosa bashyiramo egireki bashyiramo integrale igihe bikomera ngo bagakoresha na kompa baca cycle baca serikire kumwe bashaka dogere 90 bashaka dogere 90 cyangwa 360 bagakoresha kompa kompa nyine bakajombamo bakagura bakazenguruka purite kubana bahura n'ibibazo ariko sha musa biravuna kabisa reka twigiye kwigira natwe twigire mu mahanga reka njye mbijyanire mu Bushinwa twigire mu bwanyabwa ariko pana ubwo Bushinwa twaziya ubwo abatumvaga icyo mwuka yarabwiye amatorero nibyo nyine hano mu Bushinwa bwaziya Bushinwa bwo reka umutsi mbajyane muri Chypre ndakubwira ko muri Chypre ariho hantu byoroshye ko wabona amahirwe yo kujya kwiga kandi bafite education abantu gifite quality iri hejuru cyane bagufitiye journalism abanyamakuru bagenzi banjye nagiye kwihugura bagufitiye finance and banking bagufitiye international relations bagufitiye health management bagufitiye environmental studies bakakujyana public economy aha ni muri Chypre aha hantu visa bagutererayo wugire ku cyuga cy'indege naga passport gusa iyo ufite passport y'inyarwanda ubwo utegereje iki koko none bakarusho twageze no muri geology muri Georgia oyase cyane muri Georgia ubu ngubu turiyo international economy and trade social and behavior sciences dufite logistics management tukajya health science tukajya na faculty of education muri Georgia guys mudusange muri Mezo Trezoro ibintu bigende neza cyane cyangwa se niba ugize gushidikanya cyangwa kujya gute hamagara 07 20 54 032 07 20 54 032 ubundi ibintu bigende neza ita Global Linked Education Services harya wa mu perezida wa polisi twabonye Karinde Alphonse Munyentwara Alphonse ngo niwe muyobozi w'ikipe ku isi utarabona intsinzi mu ikipe hano bamwakiriye n'aba ari kwa mugani jondi rero none hirabihuhura mu kubita tatu rero bati ndakora kamwe nimbona wisajeje nk'ukome dutatu rero yakubise kamwe polisi isaza imigeri bahita yikuta dutatu niho hantu heza niho hantu umuntu ati ndagukubita ubwira fana ati ndagukubita wowe muri football bikagenda neza mu gihe ahandi ho football nibo bantu babaho mu mahoro kuri isi bameze neza cyane rwose bafite freedom itangazamakuru rya football rimaze gutera indi ntambwe kabisa gutera indi ntambwe ariko natwe bizaza hari akantu nabonye kayagukanya batse umutima tujye tunisoreza yanditse agira ati abo wita abantu bawe natwe bari abantu bacu pay attention ibyo no gutera ubwoba abantu ibyo nitera ubwoba ubwo si uwo wabyanditse we n'ishyashya ahubwo narinzi ko yababonye nyine we si umuntu niza nama nk'ubwo bashobora kuba baraye bamwambuye cyangwa se bamwirukanye mu nzu cyangwa se bamuvuze
rega umuntu atakwisha uba ugomba kuba ari wowe ese undi ushingira ubuzima bwawe ku muntu uti amabanga utibiki ujya kuyabitsa undi uti aho umuntu yakuvuyemo urwana n'iki wayibatumye kujya amabyimenyeye urinda ujya kuvuga ngo ubuzima bwanjye ngo yabushyize hanze se wari wabwiwe wemereye iki se ko abumenye mwangiza mukivamo abantu mukajya kurenganya abandi bantu mujye muhama hamwe bigenda uko byakagenze naho kuza muzana ibyo migemurano mubwira abantu cyangwa gufata akanyabugabo muri Panax hariya Kimisagara ku Ntaraga neza mu cyapa cya taxi rwose niba ucika intege mu gihe cyo gutera akabariro ntugahamye nibyo navugaga ejo bundi ugaseka gutera n'ikindi no kugahamya ni ikindi rero ushobora gutera umwanzi ariko ukajya urasa mu rutugu ze rubike umwanzi utamuhamije mu cyicu ntacyo uba ukoze niba ugatera rero ntugahamye ufite ikibazo gikomeye ndashobora kukuzukana kandi kamaze kumenya intege zawe hari abana bazi kugahamya bashobora rwose kugufasha rero si ngombwa bafasha myumvire ngo ikibazo cyakemutse bahita Panax Gisenge uyu ni umuti kabuhariwe mu gufasha abagabo batakigira ijambo mu rugo uwo muti rero mu ushake kandi tugufitiye undi muti w'abagore batagira amavangingo rwose icyo kibazo cyarakemutse rwose ndetse kandi tugufitiye massage ivura tugufitiye izindi serivisi nyinshi zigiye zitandukanye dufite akamashini gakura ibidakenewe mu mubiri hagasigaramo iby'ingenzi mugenda mwikoreye ibintu mutamenya muti ako kamashini karabanza kakuyungurura rwose kagamena hasi umuceri kagakuramo injonjori kasiga umuceri muzima so dusanga rero Kimisagara ku Ntaraga mu cyapa cya taxi ubundi ibintu bigende neza cyane Clement ngushimire asante sana